ntabwo urukundo warujyana ku isoko ngo barugure urubone. Ikindi cya kabiri ntabwo warutoragura mu nzira, nta nubwo wagwambara mu myenda. Icyo nshaka ni urukundo rwa nyarwo, kandi urukundo uzankunda ukankundira n'abana nabyaye. Yego. Ku kijyanye n'imyaka rero, imyaka atari hasi ya 25, nanone atarengeje 30. ubwo musore ufite 25 ni karibu kwa Rusi. Rusi, umusore ufite imyaka 25 wowe umurusha ingahe cyangwa kurusha ingahe? Naba murusha 3. Wowe ufite 25 n'umunani. wowe ufite 28. Kubera iki wumva ko umusore ufite 25 reka nawe ari muto kuri wowe wamwemera? Icya mbere ntabwo wakubaka ugendeye ku myaka. Nawe uri muri ba bandi bavuganye imyaka n'imibare? Oya, ntabwo imyaka ari imibare, kuko imyaka iba yari imibare abantu bose twagendera ku mibare. Buriya icya mbere n'urukundo rubarimo. Ntabwo imyaka yose, ntabwo urukundo rwose ari imibare, ntabwo byakunda. None umusore ugushaka nawe ukeneye kubaka Rusi mu buzima bwo kuba umugore, ni umugore umeze ute? Umugore ni umugore ufite ikinyabupfura, indangagaciro zimuranga. Agakubita umugabo? Mana yanjye ni ingumi, ntabwo nayigukubita ngo mbibashe. Impamvu mbikubajije, tugenda tubabona benshi cyane, arakuzana cyangwa se akakubwira ati njyewe ndi umugore wiyubashye, wubaha, ufite ikinyabupfura. Ejo bundi yagusanga mu muhanda wari wakerewe nko gutaha, ujya ubibona? Akagukubita ati ndabibona. cyane cyane nk'umuntu uba ugusanze mu bintu byawe, sintekereza ko yabigusangamo, ntabwo nzi uburyo byagenda. Ariko nyine iyo ufite icyo umurusha cyane cyane biragorana kugira ngo uzamwubahe. Ntabwo mbihakana ko bitabaho, bibaho cyane ku bantu benshi ndetse bitandukanye, ariko njye ntabwo ari kunteye. Wowe ntabwo uteye nk'abo ngabo tujya tubona. Yego. Rusi, kaza babeshya, abandi bakaza bagakinisha amarangamutima yanjye. tutarajya kure, umuntu ushaka umugabo bamwita nde? nitwa Tuyizere Rusi, niyo mazina yanjye nyakuri, niko ababyeyi bambyaye banyise. Tuyizere Rusi, nyine kwivuga amazina ntabwo biba bihagije. Avuga ati ni Tuyizere Rusi, nk'uko wavuze ngo uri umubyeyi, tukamenya. Ni Tuyizere Rusi, umubyeyi w'abana 3. Abana 3? Abahungu n'abakobwa? Umuhungu n'umwe, abakobwa ni 2. Mu gihe uri gushaka umugabo cyangwa umukunzi, ntabwo twamwita umukunzi kubera ko ukeneye umugabo. Umuntu aribaza uti, birumvikana iyo ufite abana baba bafite nyine na papa wabo. Mbere y'uko hari undi mugabo nyine washaka kaza mu buzima bwawe, papa wabo ari hehe, hatazagira uza nyuma papa wabo akaza akamufata ngo wantwariye umugore. Papa wabo ntabwo byakunze ko tugumana. Nasanze afite imico itari myiza, naramwigeze, twabyaranye umwana wa mbere, afite imyaka 6. Umwana mukuru. Ubwo rero nabonye afite ingeso nziza,
mbona ntazishobora. kandi ingeso ari nziza. Hagati y'ingeso n'imico n'imyifatire nabonye bihabanye n'umutima wanjye. biba ngombwa ko murekana. byabaye ngombwa yuko acize nanjye nkaca izanjye. ukivuganya imico n'imyifatire ushaka umusore cyangwa umugabo umeze ute? icya mbere yaba ari umusore cyangwa se yaba ari umugabo. umugabo wubaha Imana. icya kabiri akaba afite imico myiza. imico myiza ndagusuje cyane wowe ukurikirana ibiganiro byacu bya buri munsi. niba ari ubwa mbere unyuze hano kora subscribe, comment na share bigere ku bandi. nk'uko mubireba imbere ya kamera zacu twakiriye, niba namwita umumama niba ari umukobwa, uri umuntu yakwita ute? umubyeyi. umubyeyi umubyeyi. twakiriye umubyeyi mwiza cyane rero. mu minsi ishize ku bantu babikurikiranye babonye ko yavugaga ko ashaka umugabo. nibyo cyangwa ndakubeshye? ahubwo ari hehe wamuzanye? hari igihe abantu batabifata nk'ukuri bakagira ngo nyine, urabona kuri YouTube abantu benshi baraza bakavuga tukababura. niyo mpamvu tukugaruye tukavuga ati tugomba kubereka ko koko ushaka umugabo. ahubwo birashoboka ko washaka umugabo ukamubura. waba waragerageje gushaka mu buzima busanzwe ukamubura? nabigerageje bamwe bakaza babeshya, abandi bakaza bagakinisha amarangamutima yanjye. tutarajya kure, umuntu ushaka umugabo bamwita nde? nitwa Tuyizere Rusi, niyo mazina yanjye nyakuri. niko ababyeyi bambyara banyise. Tuyizere Rusi. nyine kwivuga amazina ntabwo biba bihagije. avuga ati ni Tuyizere Rusi, nk'uko wavuze ngo uri umubyeyi. tukamenya ni Tuyizere Rusi, umubyeyi w'abana batatu. abana batatu? abahungu n'abakobwa? umuhungu n'umwe, abakobwa ni babiri. mu gihe uri gushaka umugabo cyangwa umukunzi, ntabwo twamwita umukunzi kubera ko ukeneye umugabo. umuntu aribaza uti, birumvikana iyo ufite abana baba bafite nyine na papa wabo. mbere y'uko hari undi mugabo nyine washaka akaza mu buzima bwawe, papa wabo ari hehe hatazagira uza nyuma papa wabo akaza akamufata ngo wantwariye umugore. papa wabo ntabwo byakunze ko tugumana. nasanze afite imico itari myiza. naramwigeze, twabyaranye umwana wa mbere afite imyaka 6. umwana mukuru. ubwo rero nabonye afite ingeso nziza, mbona ntazishobora. kandi ingeso ari nziza. hagati y'ingeso n'imico n'imyifatire nabonye bihabanye n'umutima wanjye. biba ngombwa ko murekana. byabaye ngombwa yuko acize nanjye nkaca izanjye. ukivuganya imico n'imyifatire ushaka umusore cyangwa umugabo umeze ute? icya mbere yaba ari umusore cyangwa se yaba ari umugabo. umugabo wubaha Imana. icya kabiri akaba afite imico myiza.
y'imico myiza, hari imico nyine buvuze ati nibura ibi ngibi bikeya ntabyihanganira nyine. nshaka wa mugabo umenya icyo gukora, akamenya ibyajemo akari ibyanyabyo. mu kuvuga ngo umugabo ushaka kubaka, yego, kandi akaba azi nyine ibyo ajemo, akaba azi ngo ngiye gukunda, mbese azi icyo gukora. kuko hari umuntu winjiye mu rukundo atazi ibyo arimo, agafata urukundo akarugira nka darama arimo akina, sibyo. ikindi cyiyongereyeho nyine agakinisha amarangamutima yanjye, agafata amarangamutima yanjye akabifata nk'ikintu gikomeye kuri we. yarangiza yamara kurufata nk'aho rukomeye koko, akaruha agaciro karenza ko ngewe ubwanjye nakwikunda. mbese ushaka umugabo ugukunda kurusha uko wikunda muri make. cyane nyine uzi ibyo agiyemo. hari urukundo ukunda umuntu ariko ntumenye ibyo arimo. Rusi, mu gukomeza ndakubaza, umaze igihe kingana iki nta mugabo mu bantu? ni imyaka 8. muri iyo myaka 8 yose nta basore cyangwa abagabo mwagiye muhora ngo mube mwajya mu rukundo, mube mwanaganira ku bijyanye no kubana? aho ndagusubiza si uko batazaga, ariko nabonaga nta rukundo bafite. benshi bakaza bashaka ibyo ntunze, ibyo utunze. benshi bakaza banandira n'amafaranga. ku bijyanye n'imitungo se, nubwo ubizanyeho buriya, Rusi ni umudamu cyangwa umubyeyi umeze ute mu buzima busanzwe? ni ukuvuga ngo akora iki? ubuzima bwe bwa buri munsi ni gutya bumeze? ushaka kubwinjiramo ni gutya buba bupanze? turi kubwira nyine umusore uri bukubone akavuga ati ngewe cya mbere cyo ndi umuhinzi uhinga ibintu bitandukanye bitewe na sezo tugezemo. ndi umuhinzi w'umuceri, mpinga umuceri, umuceri, mpinga n'ibishyimbo. muri make uri umuhinzi nyine. yego, ariko bitavuze ngo mbonye n'ikindi cyo gukora. nyine ahantu hose nahaboneka. wowe uri umukozi mbese? ndi umukozi ku murimo. ariko bitavuze ngo guhinga ndahinga, mbonye n'ikindi nakinjiramo bitewe n'igihe. ubundi ngewe ngendana n'ibihe ngezemo. nimba ari uguhinga ngerayo, nimba ari ahandi nkagerayo, hose nkacapurisha. kandi muzi neza yuko aho ubuzima bukwerekeje niho ugana. bivuze ko n'ibindi nyine urabikora nta kibazo? nta kibazo. tukiri aho ku bijyanye n'ubuhinzi wikorera mu buzima bwawe bwa buri munsi, umugabo cyangwa umusore utazi guhinga, kuri wowe wamwemera? ashobora kutamenya guhinga ariko afite ikindi azi. tuvuge wenda mu bworozi namuha nk'inka korora. ukivuga inka kuri buyihe umusore cyangwa umugabo uri buzi? nayimuha twarabanye. mwarabaye? wari uzi ko mushobora kubana wamara kuyimuha akagenda? aho nawe nsubeje inyuma.
bafana banjye mwanyemerera uyu mugabo n'ibiki atagiye. ni uko nyine urabona gushaka umukunzi, hari umusore, abasore cyangwa abagabo bazi kwerekana urukundo kandi rutabarimo, akakwereka ibyo ashaka ko wowe ubona bitewe n'icyo agushaka. Ukimara kuvuga ngo nzaguha inka nitumara kubana, rwose ntabwo babura bahita baza. ndasubira inyuma gato. buriya umusore utazi guhinga ariko yaba afite mu mutwe azi gukora ikindi kintu cyaduteza imbere. uri kumva? afite kujya kwaka ako kazi k'ikiyede, akaza nanjye akanyunganira mu buzima bwa buri munsi, nanjye ubwanjye byanyorohera. ubwo tutitaye ku bijyanye n'ibyazi wamwemera. none tuvuge ko umusore none aho uri kwishakisha udafite akazi, ashaka kukubwira ati ndi tayari, narakubonye ndagukunda, wavuze ko ufite imitungo, wamwemera? nta kindi afite, we azanye umutima nyine ukunda gusa. bitewe n'uburyo aje abivugamo. ni gute umuntu yaza abivuga ukamwanga? bivuga ukamwanga, reka amarangamutima waba uje gukinisha, umenye ko na wa muntu uje usanga afite umutima kandi afite n'ubwenge bureba kure. ese njyewe wa mutima uzanye unyereka yuko ufite urukundo rwa nyarwo, ugira ngo njye n'amaso areba yo gushishoza, yo gusesengura ibyo umutima uzanye. twari twihuse cyane tujya ku bijyanye n'icyo yaba akora, ariko wari uvuze ngo mu myaka 8 umaze uri wenyine, wari wemeje ko wabuze umusore mwabana cyangwa umugabo? bitewe n'imico nagiye bafite n'imyifatire nasangaga yose ihabanya n'umutima wanjye. yego. nose wowe kuri wowe ku giti cyawe wabonye babanira neza? njyewe wenda ntawe ujyaho ngo yishyire heza cyangwa habi, ariko njye ntacyo umutima wanjye unshinze, kuko iyo ngiye mu rukundo rujyamo ndugiyemo, nta kujarajara mvuga ngo ndajarajara njya ahandi, ntabwo bijya bimbaho. ese muri make umusore cyangwa umugabo ukeneye nonaha icyo asabwa ni iki kuza mu buzima bwawe yitwaje? icya mbere ntabwo urukundo warujyana ku isoko ngo barugure urubone. ikindi cya kabiri ntabwo warutoragura mu nzira, nta nubwo wagwambara mu myenda. icyo nshaka ni urukundo rwa nyarwo, kandi urukundo uzankunda ukankundira n'abana nabyaye. yego. ku kijyanye n'imyaka rero, imyaka atari hasi ya 25, nanone atarengeje 30. ubwo musore ufite 25 ni karibu kwa Rusi. Rusi, umusore ufite imyaka 25 wowe umurusha ingahe cyangwa kurusha ingahe? naba murusha 3. ufite 25 n'8. wowe ufite 28. kubera iki wumva ko umusore ufite 25 reka nawe ari muto kuri wowe wamwemera? icya mbere ntabwo wakuba kugendeye ku myaka. nawe uri muri babandi bavuganye imyaka n'imibare? oya, ntabwo imyaka ari imibare, kuko imyaka iba yari imibare abantu bose twagendera ku mibare.
buriya icya mbere n'urukundo rubarimo. Mm. Ntabwo imyaka yose, ntabwo urukundo rwose ari imibare, ntabwo byakunda. none umusore ugushaka nawe ukeneye kubaka rusi mu buzima bwo kuba umugore, Mm. ni umugore umeze ute? Umugore ni umugore ufite ikinyabupfura, Mm. indangagaciro Mm. zimuranga. ntabwo akubita umugabo? Mana yanjye ni ingumi ntabwo nayigukubita ngo mbibashe. impamvu mbikubajije tugenda tubabona benshi cyane, arakuzana cyangwa se akakubwira ati njyewe ndi umugore wiyubashye wubaha ufite ikinyabupfura, ejo bundi yagusanga mu muhanda wari wakerewe nko gutaha, ujya ubibona akagukubita ati "Ca hano." ndabona cyane cyane nk'umuntu uba ugusanze mu bintu byawe, sintekereza ko yabigusangamo, ntabwo nzi uburyo byagenda, ariko nyine iyo ufite icyo umurusha cyane cyane biragorana kugira ngo uzamwubahe. ya ntabwo mbihakana ko bitabaho, Mm. bibaho cyane Mm. ku bantu benshi Mm. ndetse bitandukanye, ariko njye ntabwo ari kuneye. wowe ntabwo uteye nk'abo ngabo tujya tubona. Yego. Rusi, Karame. ugasanga nyine umudamu cyangwa umukobwa ukuzanye akurusha ubushobozi kugira ngo akubahe biramugora, ariyo mpamvu abantu benshi batinya kuba bashaka umudamu cyangwa se umukobwa ufite icyo abarusha. none wowe ku mitungo y'umusore agomba kuba afite iki? Uratubwira ati njyewe mfite ibi, nifuza ko waza mu buzima bwanjye nawe yaba afite bene ibi ngibi. ya birashoboka cyane ndetse, ariko njye nk'imyemerere yanjye ntabwo nakwikubitira umugabo. mbese nta kintu usaba umusore ufite urukundo nkaba afite iki ngiki? wenda akarusho afite akazi ariko kadahambaye. ya gahambaye sibwo? nabwo nyine akarusho gahambaye ntacyo byaba bitwaye. ese umusore ukeneye ntabwo ari wa wundi utagira akazi, ukeneye umusore nyine ufite icyo akora, ariko tutitaye apfa kuba ari akazi, tutitaye ngo yinjiza angahe, tutitaye buriya n'igice cy'atanu waramutse wakinjije ntacyo byaba bitwaye, ariko karamutse gahari ni akarusho, kadahari nabwo ni akarusho. ntabwo akazi ari umuntu ukiha, ubwo ni Imana ikamuha. none se ko uburyo bigaragara n'uburyo uri kubivuga ko bigaragara ko utagoranye, ni gute uwo musore yabuze mu buzima bwawe nyine busanzwe cyane bw'umushatsi? nakubwiye yuko benshi bagiye baza bagiye bakinisha amarangamutima yanjye. yego. umuntu agukinishiriza amarangamutima gute? akaza akakubwira ati ndagukunda, ejo akaba aragiye. muri make bagiye bagenda ntabwo wabanze? urabeshya. ni ukuri, uko niko kuri. ukivuga uki utekereza ko ari iyihe mpamvu bijyana? nanjye ntabwo mbizi, none se ko nta kintu mba nabatwaye. baraza bakagenda gusa. ni bangahe bamaze kugenda? ntabwo nzi umubare. ni benshi? nta mpamvu n'imwe wari waganira n'umuntu akavuga ati twari turi kumwe, ariko mbere y'uko ngenda reka nkubwire uti gutya na gutya gutya na gutya, ibi ngibi n'ibi ntabwo ngewe. abenshi bagiye bambwira ngo barashaka amafaranga, none nimba nyabuze reka nigendere. rwose ko watubwiye ko utunze, kandi koko nanjye ndi hano ndabibona uratunze, wenda nuko abantu batabibona kuri kamera,
ahantu turi hose ni mu gisagara kinini cyane cyuzuyemo amazu arenze imwe. Ni gute ubura amafaranga yo guha umukunzi kandi ari ntuza gusabye? none se nicyo kibazana. Muri make ntabwo ujya urekura, nubwo ubifite ntujya urekura, uragoye. rega kubigira ahubwo nibaze tubyungure bibe byinshi. Uwo ni umwe wakubwiye ko wamwimye amafaranga? Abandi bagiye bayanyaka, bamwe nka yabaha, abandi bamara gushyikira iyo bashoboye bagahita bigendera. Hari n'uwo twemeranyije kubana, hashize ibyumweru 3 bambwira yuko agiye gukora ubukwe. Ugiye kubukora n'undi utari wowe? Iyo mpamvu gusa? Ntabwo impamvu nyizi. Kuki se utajya ubaganiriza ati ko nagufashe neza, kijya wanyatse nakiguhaye, ni iyihe mpamvu itumye ugenda? Bitewe njyewe iyo unyanze ndakurekura ukagenda. Ariko nyine mu kuganira n'abantu urabaganira nabo ukavuga ati ibi n'ibi bambwiye amakosa yanjye, ukurikira nzikosora. Uvuze ko ari benshi utazi umubare, kandi ni ukuvuga ngo abantu benshi baravuga ati iyo abantu 1, 2, 3 baje mukananirana, ikibazo ntabwo aba ari we ahubwo gishobora kuba ari wowe. None se ko nigenzuye neza nkasanga ari bo? Wowe usanga ikibazo ari we? Ngaho shushanya umugabo cyangwa umusore wifuza. Nakubwiye ngo uwo ari we wese. Kandi abo ari bo bose baza bakagenda, wowe tugiye kuvuga ati nubwo utamurema ariko agomba kuba ameze gutya na gutya. Ikibazo ntabwo ndi Imana. Ikibazo urimo kumbaza ntabwo ndi Imana. Nyine umusore cyangwa umugabo Rusi akeneye agomba kuba ameze ute? Umugabo ukunda Imana, ukunda gusenga, ukunda gusenga, utanywa inzoga, kuko mu muryango wacu ntabwo dukunda ibintu bisembuye cyangwa se n'ibisa nabyo n'ibikomoka kuri byo. Ikindi nyine akaba ari wa mugabo uzi icyo urukundo icyo ari cyo, n'umugabo wiyubashye. Rukara cyangwa inzoga? Ntabwo ibyo ngiye kubivuga gutya, ntabwo ndi Imana. Imana yararemye irema abantu benshi, irema ab'inzobe, ab'ibikara, abagufi ndetse n'abarebare. Uko zaba ahavuyemo nyamweru, uko zaba asa wese nzamwakira. Abyibushye ananutse? Nashaka abafite amanyashi nzamwakira. Gasuku cyangwa Nyamabondo urabazi? Yesu, ba Nyamabondo ntabwo mbashaka. Kandi waravuze ngo uko yaba afite koza nkana? Nyine gusa ubwo narekeraho. Urakoze cyane. Reka tugane ku musozi dushimira ababanye natwe. Umusore wumva yujuje cyangwa abona Rusi yamuviramo umugore, akurikije uko yamubonye akoze ibiganiro byinshi, yasubira n'inyuma akareba n'ibindi, yandike muri komenti tumuhuze na Rusi. Urakoze cyane Rusi kubana natwe. Namwe mwakoze cyane. Ciao ciao.